Turabashuhuje abakunzi bacu mwese kuri Rising Engineer 2020, twizere ko mumeze neza. Tugiye kubereka uko barimo gukora piste ya atletisme muri stade Amahoro. Ntimujye kure, tabereka uburyo birimo gukorwamo, tubasore ndetse n'ibikoresho birimo gukoreshwa. Reka tubanze twibukiranye yuko stade Amahoro yubatse mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda i Remera, ikaba iri hamwe n'izindi facilities zayifasha kugira ngo ibashe gukora neza. Twavuga nka BK Arena, kurikiraho Amahoro Stadium, twavuga yuko harimo Petit Stade, ariko kandi ntabwo ari ibyo gusa, harimo ibikorwa byinshi, harimo na Paralympics, ariko n'imirimo yo hanze, ukajya ukazanamo parking, access road ndetse na fence cyangwa se uburyo bwo kuzitira stade. Ibi byose ni uyu mushinga urimo gukorwa. Twabiretse ubushize yuko stade imirimo imbere murabona yuko yarangiye, intebe zamaze kujyamo, kandi imirimo yo gutunganya ikibuga hasi yararangiye. Ariko nibitegereza neza ukareba hari agace kazengurutse ikibuga, ubona ikibuga hari ahazajya habera imikino ntara y'icyatsi kibisi, ariko inyuma y'ikibuga hari agace batunganyije, murabyibuka twarabibonye mu ntangiriro ko batunganyaga, bashyiramo laterite, batsindagira hejuru, bashyiraho kushe ya kaburimbo. Ariko ntabwo byari bihagije, kuko ntabwo atletisme yajya ikorerwa ahantu hameze kuriya, mpamvu harimo gutunganywa. Mu kuhatunganya urabona yuko iby'ibanze birimo gukorwa. Ibingibi ni iby'ibanze bijya hejuru ya kushe yateguwe neza. Icya mbere ni uko ubona ko barimo gushyiraho kiriya kintu kimeze, arimo arasuka hariya mu kidobo kinini biriya birange bitukura, ariko ariya ntabwo ari amarange, ahubwo ni kushe yo gutegura hejuru ko bagiye gushyiraho aho atletisme izabera. Ni ukuvuga ngo ahantu hakorerwa atletisme ntabwo hagomba kuba hakomeye nka kaburimbo, ahubwo hagomba kuba hafitemo akantu aka souplesse kari koroha. None ubona ko hano hejuru barashyiraho ino materiyo y'umukara imeze nka raba. Ni ukuvuga ngo iyi ni materiyo iza iri mu mufuka iseye, nk'uko wafata amapine ukayasya, biriya bivamo byitwa raba. Niyo ishyirwa hejuru hariya, kugira ngo noneho ijya gihe ugenda wirukanka ube wumva harimo akantu ka surprise, atari kugenda ahantu ameze nko kwibuye cyangwa se kuri kaburimbo. Ubona ko rero birana kugira ngo ntabwo ari amarange, ubona ko biza nabyo ari ibintu biri mu mufuka, noneho bakabishyushya bigashonga, hanyuma byamara gushonga bakabisuka hasi, noneho baza gushyiraho indi materiyo hejuru bigahita bifata. Icyo bikora ahangaha ni iki? Nuko bwa buso bwari bwateguye hasi, twavuga ngo bwari bumeze nka kaburimbo iteguye hasi, cyangwa se sima yari iteguye hasi, ntabwo waza ngo ushyireho ino raba ihite ifataho. Niyo ngo ugomba gushyiraho icyo bita bonding material iri hagati ishobora gufatanya ya kaburimbo ikayifatanya na raba. Niyo mpamvu rero ubona ko birimo gusukaho, nubwo ari umutuku, ariko sibyo bizaba biri hejuru barashyiraho iyi raba. Ariko no muri iyo raba hejuru naho hazajyamo finishing izagaragaza isura nyayo, cyangwa se ibara nyaryo ry'ikibuga, cyangwa se ryaho kunyura biruka, icyo bita piste. Twitwa yuko mu mabwiriza ya International Athleticism Association, kugira ngo ahirukirwa hajye kuri standard runaka, bareba ngo ni imyanya ingahe hari, cyangwa se ni abasiganwa bangahe, abakinnyi bangahe bashobora gusiganwa icyarimwe bateganye. Twibutsa yuko rero hano kuri stade Amahoro hazaba harimo piste 8. Piste 8 zisobanuye ngo hashobora kuba harimo abantu 8 bashobora kwirukanka basiganwa. Reka dufate urugero, niba abantu bagiye gusiganwa muri metero 100, bivuze ngo abantu 8 batandukanye bashobora kugendera icyiciro kimwe. Nicyo bita piste. Akaba harimo piste akaba harimo lane 8, cyangwa se ibisate 8. Nakubwira ko bashyiraho raba barimo gushyiraho y'umukara, iyi ngiyi niyo kwamortisa cyangwa se kwabsorbinga shock.
kugira ngo igihe umuntu yirukanka yo kumva imbaraga z'ubutaka zimubabaza, kuko ibyo ngibyo bica intege. bari bakubwiye ngo yirukanke muri kaburimbo mu masiganwa, si kimwe no kwirukanka hari ibyatsi nabyo birafata kuko usa n'ushaka gutebera, ariko no iriya matiriyo iri hagati ya rubber ituma habaho amortissement cyangwa se bita shock absorber, noneho bakirukanka ukumva ntago bibabaza mu ngingo. Iyo niyo matiriyo nakubwiye barimo gushyiraho hariya hejuru y'iriya bonding iri hagati y'iriya road pavement yari isanzwe ikoze muri kaburimbo cyangwa se yego, noneho hejuru bagashyiraho ino rubber kugira ngo hano hamere neza. Tekinike barimo gukoresha rero yuko ni tekinike wakurikirana ukayibona. Barafata y'amazi cyangwa se wa mushongi bashyuhije w'umutuku bakawusuka hasi hateguye, noneho barangiza bakawuringaniza. Mara kuwuringaniza babona ko neza bigiye ku murongo, no ko bafite ibikoresho bagenda bifashisha baringaniza, ariko kandi ubona ko hari n'abantu b'impuguke babimenyere babizi. Murabona biriya bitiyo binini bafite, no barimo barabiteruza ya rubber y'umukara, bakagenda bamenaho hejuru, no igahita ifatamo. Nta kindi kintu bisaba, nta kindi kintu barimo gukora, barabishyiraho bigahita byifatisha. Ubona ko noneho ubwo tukaba tubonye yakusha. Impamvu bagenda babiteresha igitiyo nuko ushobora kubinaga, noneho bigatuma naho hagendaho akayipeseri gatoya, nta kintu kigenda kigerekeranye n'ikindi. Kandi abakontorora barimo bareba niba bigiyeho neza. Iyo basanze haragiye epeseri nyinshi, bafite uburyo bayigabanya, cyangwa se yaba ari nkeya bakabwira bakongeramo indi. Reka rero tubashimire tubibutsa yuko ubu ngubu muri kino kiganiro cy'uyu munsi turi busubize n'ibibazo abakunzi bacu batwandikiye. Bamwe mu bakunzi bacu bavuze ati iriya migongo iri kuri stade Amahoro bazayitere amarange ntabwo ibona neza. Ahangaha nakwibutsa yuko iyi ni design. Ubu rero sinzi uwavuze irange ni irihe range ry'ubuhe bw'uko ashaka kuvuga, none se urifuza yenda ko bateramo amarange imbere nk'aya ngaya n'aya ari mu ntebe? Ibyo ngibyo ntago ari byo biri muri design. Muri design nuko iriya migongo izaba igaragara hari inyuma. Kwibutsa ko biriya byuma biriho bikoze imigongo bifite irange naryo riri permanent, ritandura, ridasaba amasuku menshi. Uko wateraho amarange inyuma asaba amasuku runaka, niko waba ugiye kongera maintenance cost cyangwa se igiciro cyo gufata neza stade, kuko ya marange uba ugomba kuyoza kugira ngo agumane umucyo wayo. Ariko irange ririho hariya ntago rikeneye kozwa bya hato na hato, nta n'irindi range rikeneye kuzongerwaho, ni irange ryiza cyane. Ikindi nuko twari twaberetse yuko hanze hari agace k'ikibuga gikoze nk'ikibuga cy'imbere muri stade kizajya kiberamo imyitozo. Niba utarakurikiye video yacu iheruka, iki ni igice cyo hanze nacyo gicaniye, cyangwa se ikibuga cyo hanze gifite amatara, bivuze ngo ashobora gukorerwa imyitozo ku manywa na nijoro, kandi badakoreshejemo stade imbere. Mugiye mubona yuko nk'iyo amakipe yasohotse, iyo ageze agiye gukinira, baba bashaka gukinira ahantu hari environment conditions zisa neza cyangwa se zenda kwegera neza izo takiniramo mu kibuga, cyane cyane nk'ubushyuhe, ubuhehere bw'ikirere, noneho hakaza n'ubwoko bw'ikibuga bazakiniramo. Niyo mpamvu hariya iriya tapi nayo imeze exactly nk'ikibuga cyo muri stade, naho ni ya tapi synthetique cyangwa se hybrid bashyizemo nayo ubwatsi, natural grass. Hanyuma rero nakubwiye kandi yuko hano iyo uvuye kuri stade umanitse kuri Petit Stade ndetse no kuri Paralympics Stadium, nuko hari agace karimo kubakwa nanone hano hepfo ku muhanda ugana Kimironko, harimo kubakwa ikiswe complex cyangwa se sports complex, bako nazajya habera ari nabyo byunganira iriya stade. Ibyo byose bizaba ari ikintu kimwe, kuzajya uva kuri sports complex uciye kuno muhanda ujya Kimironko, ukareba kuri Petit Stade, ukareba Paralympics cyangwa se ndaho hari gymnase, naho harasanwe, naho hameze neza, hazaba hari imihanda ndetse n'ibibuga byo hanze byo gukoreraho imyitozo. Byose ni ibintu bizaba bigize hari agace turimo kwita kuri stade Amahoro
i Remera. Ndakeka rero wanyuzwe hano kuri Rising Engineer, mukomeze mukore subscribe kandi muduhe ibitekerezo, tuzajya dushyiraho na contact zacu, wumva ashaka kugira icyo asobanuza cyangwa se ufite n'andi makuru meza nawe wabonye wadusangiza. Dufite abakunzi bacu ugera ahantu akabona akantu keza yakungura abandi ubumenyi, akagafotora cyangwa se agafata akavideo akatwoherereza. Mwese turabashimiye. Reka rero dusoreze ahangaha tubabwira ngo naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde